Ubuse umuniga witwa buri kantu ntago umuzi. Buri kantu. Buri kantu byagenze bite? Uramuzi? Buri kantu ndumva muzi. Buri kantu akora iki? Buri kantu ni umusumo comedy yes. Bariya buri kantu. Kandi uri kumva ari na gospel. Iyi ndirimbo ni ya buri kantu. Ikaba na gospel. Reba izina ryanditseho. Do buri kantu kiri mu nzira. Ujye ukurikirana nk'amakuru ngo wumve nk'inkuru ziba zigezweho. Iyi nkuru zigezweho ngambwira inkuru ebyiri. Keti Bashabe ari mu rukundo n'umuhungu wa perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa, umuhungu akitwa Tumelo Ramaphosa. Keti Bashabe perezida mu rukundo South Africa. Wansiderega nta no guri ku ruhande byibuze. Wowe uri kugendera muri wa mwaka 2325. Sinumva se ugo wa awe Fred je maze kukubona ubundi bana. Hanyuma mbwiye ko Mutesi Jolly umuzi. Mutesi Jolly ndamuzi wallahi. Akora iki? Namagina sengura muri mu gicuku kabona imva y'inkatsi ubwiza burusuranga. Witwa Rugumi Saidi. Reka. Yego. Ide Rugumi. Rugumi. Yamwegukanye. Yego. Wanije ku mayinite mane nkamuhamagara nkamubaza. Oya, ntago yaba yamuri. Muraziranye se? Sabaranye Rutarama. Ariko n'amazi. Ese byakunda kureka inzoga nkanje? Sha nta nzoga nkwa. Je nimwela wali wanyi. The Choice Live. What's up my beautiful people? Nizere ko mumeze fresh, nizere ko ibyo muri mu gukora biri gucamo niyo bitari no gucamo. Mukomeze musenge kandi mukore cyane. Biracamo ariko nanone nibitanacamo Alice byibuze ku munsi w'urubanza uzavuga uti ngewe naragerageje nakoze ibyanjye nakoze ibyo nari nkwiriye gukora wende bazimana uti kuki utampereye umugisha mu byo nari ndimo kuki utampereye umugisha mu mirimo y'amaboko yanjye ko nari nagerageje ngewe iyo niyo ni ryo jambo navuga ngo nizera kandi nizereramo niba wumva ryagukorera ni fresh sana ariko iryo ni ryanjye ritavanye hiryawe burana ufite uburyo ubyumva buri wese ni igeno rye buri wese ni igeno rye urumva byoroshye bicupe. Nitwa Freddy Musoni nibera mu myidagaduro entertainment of course we entertain we educate turi entertaininga tukanigisha turi The Choice Live. Imbere yanjye mwe n'umujene wanjye it's been a long time twatuburanye me long time it's been a long time. Meze gute se magana? Meze fresh wallahi. Meze fresh still 21st nganje kabisa twaraburanye. Urabona ko uri neza kabisa. Urabona ko none agasatsi wagakubise fresh. Agasatsi wagakoze kana kana akaboros kukanu kaba karaho kashaka gutuma madamu ubu ngubu madamu mukuye amanota 10 ubuse kuyamukuye ukayijyana madamu ngumukuye madamu barabizira ubuse ukuyemo agace ko kantu ukuyemo n'akantu ubwo se madamu yari kujyana n'abantu soci bagomba kandi bagomba kuva mu rugo yambonye ubwo madamu isumuvanaho amanota 10 yamuvanyeho yo kuba yakoze iki yo kuba yambonye akantu mu mutwe nagakure mu buse we kugakuyemo yakihoreye ngiye kubera ko urumva abatumirwa banje baba bameze nk'abakiriya banje ngomba kubitaho kandi none ukuntu wita ku batumirwa none we tubana umunsi ku wundi abagomba kubikora cyane kukurusha abagomba kubikora cyane ariko nubundi uramuca amane nta kibazo umeze gute se nganje shameze fresh wallahi uri neza duherukana kera men duherukana kera nyuma yuko duherukana amaze gukora indirimbo nyinshi cyane kabisa gukora indirimbo nyinshi byatari cyane bro ndi kuri move uri kuri move byatari kuri move bita madashi iyo move bayita madashi iyo move none ngiye gusohora indirimbo kuva we twahura maze gusohora indirimbo 3 ariko indi ngiye gusohora niyo mu bihumbi 2325 ubwo niba uzi imibare neza ni imyaka 300 uhereye ubu ni imbere y'imyaka 300 uhereye ubu ubwo iyo ndirimbo izigiye gusohoka ubu ngubu ariko ubundi niyo mu mwaka wa ryari indirimbo igiye gusohoka ubu ariko niyo mu mwaka wa ryari ibihumbi 2325 ubwo ni imyaka ingaho uhereye ubu uhereye ubu ngubu ni imyaka ingahe ni imyaka 300 bivuye ngo ngiye kubigiza imbere y'imyaka 300 already turi kuvugana ubu ngubu indirimbo yamaze kujya hanze bayita madashi ni nayo move uri kugendera iyo niyo move ya madashi
ni madashi niyo move ntago uri gufata se wakintu for move ya madashi umeze fresh ariko meze fresh wallahi mfitanye indirimbo nziza n'umuhanzi bita Ledink for real ngo manuka gato nsanga hepfo ku mugano uzane na do udukure mu bihano ngo nsanga hepfo ngo yarya Boro gatangirwa kubita gato ku mugano uzane na do udukure mu bihano kuko izi flow nibisaba ihurizo uziko wanazana ipfundiko ufite inyagi na mufuniko ngo ninjye mupeti mukuru uciringa n'abapapa ndashaka kumenya icyo sogokuru yavuze bakubicupura ibitazi n'amategeko wavutse wabirangiwe nkura nandika twahuriza he views murarangura wali washi ibyana biramanyuka njyana ushishura nyikaranga kwanjye icyana ukunda kitsaba pyo kandi njyewe nibereye ngo rap wayikoze singubeshye wahaneye unutse ubwonko reka kanwa gasohore gaze mu bigutera ubwoba ushyiremo ngo nganji yaje si yakanzwe n'ibibura atazi no kubyaje ibyana nkamwe nabo mara muratogota usibye kwiyita bakuru muri kurogotwa mukora ikoraniro mu byimbe mu naturike nawe nzuba mu muziki ngiye watara nangomye rap zanyu demshi gang zanyu trash bitches zataka man nganji zaraboze kusigaye uteye ubwoba me iyo flow irarenze bwishi cyane flow ushaka n'izindi noneho ubwo mfite wallahi ubwo sugo maze go premiering maze kubarabura indirimbo zingahe umaze gusohora mfite indirimbo nyinshi cyane maze gusohoresha turi atari wumve ngo nagiye no mu rukundo naje kujya mu rukundo nsora n'akaririmbo k'urukundo narakabonye ariko turaza kukageraho nuza se Ledink wamufatishije gute Ledink kuri hano umuwami guturuka NYLYC NYLYC harya wese niho uturuka NYLYC NYC niho uturuka NYLYC Nyarutaraba talamapari n'ibismo ngo magazi bitswaye bironka sa wabushyuma lapfa muri hudo ataza muso talamapari n'ibismo ngo sumbyo so kwe pasto ndebe ikirimo sikamujyarazwe yo kera ibwana mu karefusho ngibitaramutumirwa utajyayo ugira igihungu nyumvemo manukanye ne gist tukwirukeho gang yawe kwiyeneho gusuri main tuzanye bro wigize gang ukigoranye ko ufungura utwe nuhuza naso winjira street wishize kushaza ponya konya meni kidaje cebe kimara kire kubuwazi street enko subira class wumvijeri gutsi byawe ngo mindira kishuka urakiye kuri cyo kiniga wari washi kuri black shaka yo njimbi saturimbwa nazagarago kawapeti nkatsi mwene shoboka yo zintiki ubugome bubera muri siri nyumvira tayishiya ingzi iyo freestyle se niye he izi boro ni nyinshi ziba zirukanga mu mutwe tu ubwo nakantu kakujemo gutyo uzaga ngo tuzatugera ije zabitagiye gukubita free wapi yo ngiyo ni freestyle mba naranditse kuno ndakompoza niyo madashi iyo niyo madashi iri muri madashi ngiye gusohora igiye gusohoka muri ID yadusize imyaka magana fro ngo nunyita umuhanzi cyangwa umurape arje buretse nyibuke neza nunyita umuhanzi cyangwa umuraperi byose mbadi gukapinga waba blood waba creep nitwa abantu sahinda buri ntakurura haza midage ngatarutsa ku makosi bakuruza inda nitimitinge bakanga basquata bamwita nganji 21st 21st OGC mu Bamstone rahibuka Bamstone hajya mbwiye kari Tarami wacu wa Bamstone Nyarutarama wareze kumenya ibindi bice ko bibaho ku isi ko waje kumenya ko Rwanda haba ibice byinshi cyane urumva namaze no kumenya ikinyarwanda neza for time gashi ubuse kandi gace wamenye nyuma ya Nyarutarama nakanye genda numenya ko se turi mu mani fo genda nubona wallahi nuko mbona bari muri za wali washi nago bari bamenya wali washi bambwiye kari waba uri inyuma wali washi ni staff za wali washi nyine nubundi imboro z'ubufu fo no wafimanyati ni wafimanyati sisi uri kubyumva unyibutse hari wali washi na wafimanyati ni neza ari neza wafimanyati zagala wali washi kwikaya no kujya mu rukari kuguhonda no kugusikingika kuri block nimbo Bamstone umudage tumwita kajuga umuopa kabumo kanji
agahashywa n'uwitwa Nganji. Amabici ni waliwa ku ya buri ni waliwa kumest. Mvuze isaso wumva igipfunsi kugukebura ni iki mukwaha. Ntabwo uri kubyumva byose mba nahise nk'ubwo we nagukaraze wese nakwinjije wabyumvisha. Wamaze kunjyana ibintu niba wafimanyati. Ibi ni wafimanyati nta kintu kimwe naguhishe tashi. Mungu wa Nyarutarama. Mungu wa Nyarutarama wallahi. None se Freddy. Twari tuburanye kabisa. Tuburanye wallahi. Urabona ko wararyoshye dusha neza usige wishamitse. Vanaho mikoro bakabone. Kaboro nakajo natse umuniga kuno duhuje. Ubuso yari akambero kamwaka. Kagire neza nari. Kabi kameze nka gutya. Kabi kameze imbere. Ahana. Umuntu abantu banakabone kuri kamera ko usige wambaye ibirombe. 4 wabaye n'umustar usige ahantu bakavuga ati Nganji. Ego ko mana yanjye. Ngiye ahantu nageze mbona byadogereye. Mbona byadogereye. Kandi ngiye nazi n'impamvu byadogereye. Ndi umuntu usanzwe ibintu rero ngabona byadogereye. Mbona nazi byari byo. Ese nk'ihuye n'abantu bakavuga ngo ndagukunda ubigenza gute? Biba byiza nyine yankunze cyane ari fotashi. Yankunze cyane si neza se. Uzirinde rero abakobwa. Byagenze bite? Abakobwa uzabirinde dore uri petit frere. Ubu se umuniga witwa buri kantu ntago umuzi? Buri kantu byagenze bite? Uramuzi? Buri kantu ndumva muzi. Buri kantu akora iki? Buri kantu ni umusumu comedy se. Ni umukomediye types. Urumva ko sigaye wisanyura kabisa. Ngiye wapi ndabizi. Buri kantu rero buriya inkumi zaramusuye. Reka. Yego. Hanyuma ngo yazishyuriye bike. Zitayemo harya ibinyobwa mbwiye ko babyita ngo iki? Drinks. Ibinyobwa. Si kwa kundi se. Warafinye. Ahita ngo inzoga zita ngo iki? Inzoga. Man ubwo ngiye kuko tsigaye ndi mu Rwanda cyane ntago ndi kubimenya. Buransigaye nembera cyane. Na Nyarutarama tumaze kwisanyura. Aba bagize gute? Aba baguriye drinks zo kunywa. Abaziguriye za La Choliste. Za La Choliste. Biri kumva? Ntabwo indirimbo ya buri kantu twumvika. Ubu ni buri kantu. Bari kuyumva. Iyo ngiyo uguze iki? Uguze ukuntu bayita? Iyo ngiyo remember me nyiri no bad. This was your bad. Iyo ngiyo uri kumva ari ya buri kantu. Kandi uri kumva ari na gospel. Iyi ndirimbo ni ya buri kantu. Ikaba na gospel. Reba izina ryanditseho. Do buri kantu kiri mu nzira. Subibona? Buri kantu kiri mu nzira. Ntago ngiye nakubeshya. Urabona nagucurangira indirimbo wansabye indirimbo ngenga gushyiramo. Ubu mese Ishkevin umwidiranje na buri kantu. Inde? Ishkevin. Nawe unsubije kure. Urangije urangaruye koko ariko narakubwiye tujye twipromotingira. Ishkevin ndamuzi naramumenye tashi ariko tujye twipromotingira imiziki yacu nitugeraho. Ajemo gute wowe unsabye kuko nagucurangira ingoma. Ariko nawe musabye buri kantu uncurangira Ishkevin cyangwa wowe niba uzi ko yitwa buri kantu. None se wallahi handitseho gute ngiye kuri playlist yanjye kubonye. Handitse buri kantu kiri mu nzira. Kiri mu nzira. Ubu niko handitse. Urabona naba nkubeshye se ntago giye najya kugufira bro. Ahubwo twitarukire. Twikomereze. Rero buri kantu uri kumva? Buri kantu bamufunze. Buri kantu yafunzwe. Buri kantu sikine. Uriya rero ikintu buri kantu yasize. Abakobwa baje kumusura iwe. Gutya za La Choliste. Za La Choliste zimugwiramo. Stay. Za waliwa kuko na kumest. Ikumva? Noneho zimugwiriyemo. Arazitegera akabike kumugeraho anazigurira drinks. Ikumva? Ngo zisanyure. Ikumva? Zimaze kwisanyura asabwe iskwandi. Niko babivuga. Niko bivuga. Ayisabwe. Umuhungu ubwo uri ku buri kantu ndaga. Buri kantu umuhungu. Noneho ngarisabwe.
nubwo tutaramenya neza ngo zirabyanga reka zirajurira zibyanze zinahamagara abapolisi gutya live tabaza baramutwara popo ziraza popo kabisa popo zitazigwa gutya ziraza washoriste zikiri no mu nzu zakwame nose ubundi kukiza ibi nikatari ibyimuka ubu nibyo bapfuye nibyo bapfuye yumira noneho nganje ngo gatari ibyimuka ubu bapfuye iki nibyo bapfuye ibyo ngibyo ko ibyo byose hari ibindi byaba byinshi inyuma ariko ntago umuntu gusa biracabaho muri mu 2025 nje none ubuse nimbingize muri wa mwaka wa 2023 biragenda gute sibisazi muretse uti niba ibyo nago bikibaho 2025 nago bikibaho se ibintu byo kwanga nago bizigo atuye Karongi ngo iki no twahuriye man indeze no twahuriye dore yaragiye man yakoraga za boro zo bwa artiste tu ashushanya agenda nyine akora brabo yisanyura man ari umuhungu yikaraga street ziza kumudoda nyine araraburiza gutya araraburiza ziranga sufata sa street code man wetu turi kumwe ariko wajyana ntago tuba turi kumwe gute nandi kugira inama uryo uzirinda abakobwa kuko rimwe rimwe bazagufungisha reka kuko na buri kantu hana ko bamufungishije wapugwa nama yakishakiye cyala soliste kinyarutarama senga kimutamo cya dance ntago bajya bazana izo lenge ngo zo kuma alayayaye ntago bajya bahamagara pop za biri ntago bajya bahuruza za biri babemereye gushya fresh nubwo buri kantu dusanzwe utamuze disi ngamuhe akamesaje akamesaje kamukomeza no butamuze kandi ubwo ngubwo nago njenje niri mu ibintu nazi ubwo ntawe nzi rero ubwo ngubwo ntawe nzi nibona kumvisha atari ubwo wundi ewana zuzara soliste ziwe nyine naziri byiwe gutyo ntacyo najya kumubwira namuzi tashi yitwa Nganji 21st yo umeze fresh ariko umeze fresh ibintu namahoro ese ngo warashatse harashatse mfite umukunzi ejo bundi nasoye n'akagoma twakoresheje mu bukwe ntago bakabonye se gangster la vie ubukwe nine saga koresheje mu bukwe ntago uzi ko nakoze ubukwe se oyata reka yes wakoze ubukwe se mayingada uzi uracyaze harya ubwo ngubwo ingaragu aba ari umuki ingaragu aba ari iki ingaragu aba ari umuntu wakoze ubukwe ngira ngo wakoze ubukwe ingaragu ni umuntu wakoze ubukwe nje ntago ndi ndi umusiribateri rero nifitiye cyawe ari wakumesti hara hanze cyo kimereye gucika kiri kenge wa mugana ubwo niba ingaragu ari umuntu wakoze ubukwe ubwo utabukoze yitwa ingaragu ni umuntu wakoze ubukwe ubwo utarabukoze yitwa gusa si wakura ingaragu si wakura inga yaba ari garuka kabisa umuntu utarakoze ubukwe niyo yakigarukira si byo utarakoze ubukwe yagaruka umuntu utarakora yagaruka utabishe ntago nimukabeshya abanyarwanda none wakoze ubukwe ubu ni ingaragu utarabukora azagaruke wakoze ubukwe kare ubukwe ni iki ubukwe ni iki ni umuhango urumva wo kwereka ababyeyi n'abanyarwanda muri rusange ko washatse byemewe reka wanze kubyereka abanyarwanda se ukanga no kubyereka ababyeyi reka ntago wakoze ubukwe ariko amaso nyasigaye akora gusoma ibitabo njyewe ndiga cyane buryo uzige bro buryo uzige kabisa uzige ewana
ku buryo ariko ni n'iri zuba naryo riba rifitemo mbese urabura iminsi mike ukagenda watayeho akarinete wegetseho akarinete ndanagafite nuko n'abashaka kukegeka abanyarwanda baba bajuriye ngo mba nahisha iki sinzi wallahi banze wabona ndebana neza se hari bariko twababyemera duje nimugoroba yo wali wife manyati fo tugiye gukora imiziga ariko ubu ngubu ni kakandi from next generation umva ni keza nkabateremo freestyle se shamwe muri kambanze nko kumazi na nakorore kuko bisaba guhogoza kabisa no kumazi kari muzuga dutemo bisaba guhogoza umuhogo buri neza ku buryo umuhogo uzuri style here we go yeah nkujya nkumbura ukinsekera tugikundana ubwirana byo gufera izo promise magenzi butse ndatuza nkarira nkabura uko ngira nagakufi nagoye gakunzo gataye mu myanda ugatoka uko ushaka ndagatora ndagafite impano nageneye wowe nakunze ngo disi mamagara disi nyandikira nacyo twapfa kirenze urukundo n'ibyifuzo twasaba turi kumwe sukubeshya sinaje ngwije imitomo mu mutima uravuga kurusha umunwa niketswe urukundo rutaba amahoro agenda umunsi uvamo byibuze ngarukiranda ariko cyo urukundo rwanze gushira ndi gushira ndumva muri ngiye byinshi nashobora tutari kumwe byibuze ngarukiranda ariko cyo urukundo rwanze gushira ndi gushira numva muri ngiye byinshi nashobora tutari kumwe ngo imyaka irashira indi gatangumana isura yawe nazize umufuka wanjye gold gana rukundo rwawe isaha yabaga isegonda ngufata nk'umwami iminsi irahinduka baby buke muri kwiruka wari be yabaye indege tayishi freestyle n'aba freestyle zarashize ahubwo bakomeze bakurikirana imiziki ya 21st Nganji kuri YouTube ewana basupportinga next generation we are next generation kandi mu buhora amatwi yanyu muyashyiremo imiziki mishyashya type shit mwikunda kumva ababwegetsi bamwe wapi muhindura amatwi type shit uramwumva Nganji ati mureke gukomeza kumva abantu bamwe bumve n'abandi bumve n'abandi bahindura amatwi type shit bumve na next generation bumve next generation dukora imiziki lenze for real 21st Nganji abajene benshi cyane benshi bagiye bakora iboro bilenze type shit uva ese Nganji duherukana bura rero hashize iminsi ese ujye ukurikirana nk'amakuru kwa mubwiye ko utangiye kumenya Ikinyarwanda utangiye kujya ugenda no mu Rwanda hano ujye ukurikirana amakuru y'imyidagaduro disi ya mu byange mu byemera kunza umuziki mbafite bugwate next time bate mu musundo club shows babyina imirongo usibye kuzana ivata niye kipe dusha imirongo jya wumva imiziki yanjye reke kugirana n'imyanda iva handi ariko ufite umupetu managing muzima ufite umupetu managing muzima Dora kabisa Dora ndamwema harakarimo kesuzi zangalewa urazangale ngaho tuyiririmbane ugenda gacinga gusiga ngacurika ndi nk'igisasu nzaturika ndamwembera wallahi ndamwembera very sad ubushaka kumuha ka message wamuha ka message cyagwa ni type shewana ni bonus ubundi nagateze guparika ibyo akora ariko niba yumva biparike type umeze mubwijambo nubwo adateze guhagarara bari motivation niba ashaka guhagarara nahagarara umurunga w'iminsi no umurimo ako kaboro uri kukumva umurunga w'iminsi no umurimo nareka ibyo akora ariko niba yumva biparike type none niba nakwibariza ngo ujye ukurikirana nk'amakuru ngo wumve nk'inkuru ziba zigezweho inkuru zigezweho ngambwira inkuru ebyiri wakurikirana ukavuga ati kabisa nanjye nayumvishe ndayikurikirana inkuru ya mbere muri showbiz yo muri showbiz nitari yo muri showbiz kwanakibukiranya ariko ngewe unanyibukije se urugero umukobwa witwa Keti Bashabura muzi
Keti Bashabe ndamuzi rwose. Urabitse ko ari kuvugwa mu rukundo n'umwana wa perezida wa South Africa. Keti Bashabe umwe wanzanye ubushize kuri moto se siko nakubwiraga cyangwa warabyibagiwe. Keti twarazanye ku kamoto ubushize. Agenda gace cyane. Agenda gace yinyonga nago nakongera gutega Keti walayi. Nakishakira nga cya Damascene cyangwa cya Korode kigahita gifata kuri ajya babyita mburiyaje. Gutya twite twigerera hano aboro kuri aya mahumbezi. Ariko nago natega Keti Bashabe cya Kim Kardashian bro. Keti Bashabe se mwagutwaye kuri moto? Keti Bashabe ni ubushize wanzanye cyangwa nago byibuka. Ni ubushize wanzanye wallahi. Keti se kandagira imodoka ahubwo nzigwe nago yari ifite. Wallahi Keti nje nitegeye akamoto mana si usanga ni Keti Bashabe gutwara. Birarenze se ahubwo ngiye birarenze ukuntu nicaye kuri ako kamoto waki. Bari byo wibaza. Akundana n'umwana wa perezida wo muri South Africa. Ngenze u Rwanda. Yo kumbwira ngo sya nago mbi bro. Uzi u Rwanda gusa. Ngenze u Rwanda kuko ari rugomba nkamenya na capital city y'u Rwanda Nyarutarama nyine nabindi. Capital city y'u Rwanda se ni Nyarutarama? Ngo ugiye kunsubiza inyuma ko we ni yese capital city y'u Rwanda. Ni Nyarugenge. Yes we. Nyarugenge. What is the capital city of Rwanda? Boro nago kuva Kigali. Ewe data we. Dushaka umuntu ni Nyarutara ni birazwi ni Nyarutarama? Ni bitazwi. Narasigaye. We warasigaye waratakaye. Umva rero nanjye wibwira udukuru nyine ugomba kujya ubufite. Keti Bashabe ari mu rukundo n'umwana wa perezida wa South Africa witwa Ramaphosa Tumero. Nyarutarama. Umuntu witwa Keti Bashabe ari mu rukundo n'umuntu bita South Africa. Ikindi kintu ingoma ikisubiramo ukuntu nayivuze. South Africa umuhungu wa perezida. Kabikuvugire ubisubiremo. Keti Bashabe ari mu rukundo n'umuhungu wa perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa, umuhungu akitwa Tumero Ramaphosa. Keti Bashabe perezida mu rukundo South Africa. Keti Bashabe kabisa ari gukundana na perezida wa South Africa. Ariko nago byamuhira. Ntago byamuhira. Wava ku kimotari ngo ugiye kwishyira ngo muzaba bwegetsi ntago zaguhira. Numva wabakurambere barazutse wakintu gutya. Ngamagina sengura umuri mu gicuku nkabona imva y'inkatsi. Hari igihe ibisazi biruta ibirozi Imana ubwiza bugahindura isura. Type dukomeze. So guvuze ngo iki mwana? Si tuba turi kumwe. Tuba turi kumwe imbere yanjye. Wansize rega. Nta no guri ku ruhande byibuze. Wowe uri kugendera muri wa mwaka 2325. Sinumva se ugo wa awe Fred. Je maze kukubona ubundi bana. Kandi nibyo wa South Sudan se sibyo. South Sudan hari rwose niho twagiye gukorera igitaramo ku mazi. Type. Hanyuma ambwiye ko Mutesi Jolly umuzi. Mutesi Jolly ndamuzi wallahi. Akora iki? Namagina sengura umuri mu gicuku kabona imva y'inkatsi ubwiza burusuranga. Ariko ntukanjurire cyane. Sinkakujurire cyane. Ntukanjurire. Akunu umuntu wanyumvisha. Rero nawe ari mu rukundo n'umunyamugabo muri Tanzania witwa Rugumi Saidi. Reka. Yego. Ide Rugumi. Rugumi yamwegukanye. Yego. Wanije ku mayinite mane nkamuhamagara nkamubaza. Oya, ntago yaba yamuri. Muraziranye se? Sabara Nyarutarama.
Gumi Saidi wo muri Tanzania muri Nyarutarama NYKK mu Bamstorm oya we no wa Dar es Salaam sha ubwo si ariko wabona nacyo numvaga ariko kimwipevera wabona cyara na mudozi ntawamenye ariko wallahi njyewe ndashaka abanyarwanda bagenda trying my music reka gukorana n'imiziki y'abanyarwanda none reka njye bikuvugira abantu bagende bumva indirimbo wakoranye na Redink types uri kumva bagende bumve Gangsta Love uri kumva ni bolo za fresh wakoze nyuma y'ubwo duherukana uri kumva none aka kanya gusohora indirimbo nabonye wanyeretse iteye ubwoba irimo n'abazungu wabakuriye none bari nyirengeye impamvu abazungu njya mbona hari abanyarwanda bagenda hariya ngenda nkavuga ngo dushaka uduzungu 200 tuza hano dushyire mu ndirimbo bakora amafaranga kubishyura se ibaze wajye muri video udafite n'ibihumbi 500 by'amadolari kazaku ya 21st aho ubundi mbona ute ngiye tuganire tutitaye twiyibagije ibyo ari byo byose twanaganiriye njye ubundi mbonye nk'uko nganje mbona gute ko burya se abantu bakwishyura kugira ngo bajye mu ndirimbo yawe urakaze kubokaze ukumva ko wagiramo ubuntu ahubwo we wakabaye bishyura nusubuye ko wanyishyuye cyerega impamvu mwishyura nuko ari content urumva abantu baragukunda hana abantu oya nago nakuntu no wapi payment bose barakwishyura baranyishyura ifo ahubwo ndi gushaka umuntu nanjye uza mfatiriye mikoro mwishyure abundi naravuze ko tuzadukorana interview ubundi nifatiye mikoro na gahungu wabona hafi nagiye kumuhamagara nuko ari kuri telefone Pion kangaza gufatira mikoro waje ukamfatira mikoro ko numva nabyimbye byimbye ngo kumva wapi ko nzajya mushakira umuntu umufatira mikoro akavuga atikoraho ngomba guca agasuzuguro mu Rwanda bakajya bagufatira mikoro ngubu ngiye nkora ikiganiro cyose koko wikoze wifatiye mikoro ikiganiro nuko aje kinarangiye agufatiraho mikoro byibuza amasegonda 3 agufatiraho mikoro oya nafatire gira message nagufatire mikoro kabisa gira ka message utanga mufatire gatanga ka message mu musatsi nta kandi kantu karimo nta kandi kantu karimo kabisa chain iri imbere neza kamakuriremo niba karimo umugore umwatsa ndi amanota 10 yego bon banyarwandakazi nkuko muri kubibona ahangaha bon nguyu muramuzi nguyu musanzwe mumuzi turakorana namwinjije muri Nyarutarama ejo bundi ariko mukomeze mukurikirana imiziki yacu 21st Nganji next generation ariko kumbona utitira ndabona ari gutitira the choice baro bakoze iki kibrandi kirakomeye byaje kibona semane kibona Pion mumbariza ikibazo kimwe ugishaka kubaza nuzanga nk'iki kibrandi kirebera mumbariza akabazo kamwe kubaza boro nakubaza ikintu like icyambere ndakubaza bibiri iyi voice yawe ujye uyumva iyo yumvise akenshi twumva hari icyo twita disc cyangwa se na beef sinzi cyari cyo hagati ya Horix ndetse na Zero Trap umwe avuga ngo urajwigira undi akavuga ngo ufite ijwi rya hip hop kuri wowe urokarasa cyangwa se ufata umuraperi gute umufata ugendeye ku ijwi rye cyangwa ugendera uko yandika ndetse na n'ubutumwa atanga ubona avuga kuri Zero Trap ndetse na Horix kuri la beef cyangwa disc yabo yigendereho icya kabiri nkanganje hip hop dufite abaregendary bayo ariko by'umwihariko navuga Bulldog hora yiyuburura cyangwa se akagendana na generation zigiye zitandukanye ariko dufite undi muhanzi witwa Fireman wabaye umukomisiyoneri ntabwo ufite ko nawe igihe runaka ushobora kuzasanga wabaye nk'umukarani Nyabugogo ikibazo cya mbere namubwira numvisha ari amazina avuga n'abahanzi babiri uwo nzimo cyakora nizeho Horix ntabwo muzi Horix boss inzi imiziki yabo sinanabakunda njyewe Imana blessing ibyabo nibigendera ntago uzi Horix ikindi cya kabiri uretse ntago bazara abaraperi
Imana blessing ibyabo, Imana ihumugisha ibyabo nabo baronke niba banaririmba, niba harimo n'abasunda basunde type shit, I don't give a fuck. Byarangiye. Ikindi kibazo cya kabiri numvisha avuga ngo Fireman ngo Nganji bo nta muntu n'umwe mfitiye ubwoba, nta n'uwo neza gutera ubwoba. I'm doing my own shit, uzazamura kinyine type shit nari mosi mani. Yakwajije ngo kubona Fireman imiziki isa niyanza akajya mu komisioneri, wabona itazanga ukajya nko mu karani. Njyewe wapi nje se ndi mu bro, kandi nicyo garuka hano tuganire no shaye wiyicarire, nicyo kintu mba mbabwira. Wa sindi umuhanzi, ntago uri umuhanzi, sindi n'umuraperi. Icyo bro, niba unzi n'ahandi hantu icyo kintu bro, ntabwo kiziwe Fred. Uri umurara uzikurapa. Ubwo rero undi muntu uzabona ufite iyo titre, uri kumva, uzabona ufite iyo titre, sindi umuhanzi, sindi n'umuraperi. Uri umurara uzikurapa. Beat yose wayizana mba mbyibuka wemba nakongeye amanota. Beat yose wazana ndayihenesha. Urashyushye se for type shit. Wabumvishe umushinyo urazamutse uparitse bituze uri kuniga, inyuma iyo kajuga zirajurira ziri kumvuga ushobora kwiruka, ndemye kudashoboye kwisha, ndi umurara uzikura pani duza duwo kisavuga rest in divo kumusana ishoye ibihangano adahagaze byibuze agakonte ka momo. Umwana wavutse twita imanga bangana, ibirozi byawe bishore bitinya jewe ndi nyoko. Ari gutubya amashiguri kabiriza ngume n'amashimbiri ku mihanda nikabishaza kabiri wabaye papi. Ubwongo bwagutse umutima wanduye, ibi yabyijimye ijisho ripiyora keshi zavuzwe n'unyita umuhanzi cyangwa umuraperi, byose mba ndi gukapinga. Waba blood waba creep tw'abantu sahinda buri kushtakurura haza midage ngatarutsa ku makosi bakuruza inda net mitingo yakanga baswa magazi bitswaye bironga sa wabusi bayiro pfa muri hodo ataza muso taramapare n'ibispo ngawusumbye so kwe pastu ndebe kirimo sikamujyarazwe iyo ceri bwana mu karefa show. Ibitaramutumirwa utajyajo ugira igihugu cy'ubuvemo manukanye n'exist kwirukeho gang yayo kwenewo gusirimeni tuzanye bro wigize igego kigoranye ko bro je de kurundi rwego po taishi no rabyebe Nganji tene fast urarenze type shit bakunda imisi ya 21. Abantu nibajye kuri YouTube bandikemo 21 Nganji kabiri rimwe ST ubundi babumva imiziki yawe byahatari. Ariko ubwo duherukana wari ufite gahunda yo gukuza na Bushari harya kandi kaniga nari gushyiramo ninde. Bushari we ni umupapa, ariko harakandi kaniga ko nako nibuka, ariko ngiye future nsabwa rwose ni ya Bushari, ndi no kuyisaba kabisa. Bushari muhe message. Ngiye Bushari rwose, Bushi ndamuzi, niwe munyarwanda nzi uririmba gusa, undi nzi ngewe n'abandi banje ariko Bushi rwose nareke dukorane hit type shit, nareke dukorane hit kandi nago bitinda for. So mva mukoma nko muri studio no muhungu nago yabyanga umwe muri studio mva mwemeza namwemeza wapi, nago twaba tugiye guhangana ahubwo twa yapancuka cyeta kimulenga yatavuga ngo hako se twe ko twajyaga na za tabati suje mubona ko twajyaga na za tabati, ngubu twe bari kudufatana gute ngende umwicanyi wadaye ni gutya mu mirongo. Uri mubaya sana boom chatakura ngende mubaya nta n'umuntu wanyinisha iyo future zayimeze kubitekereza. Bushara gwe future nese kuri kunywa amazi man inzoga waraziretse hano zihari mike hano zihari mike ariko n'amazi. Ese byakunda kureka inzoga Nganji? Nta nzoga nkwa nje ninywera waliwanyi nje waliwanyi byakunda kureka waliwanyi waliwanyi se singaho nayo kuri impande se nyine byakunda kwireka nje ni fanta ariko nje ni citro ni fantasy nanjye sinakanata n'amazi nje ninywera amazi. Byagenze gute se ngo reke waliwanyi nago nyingo wapi amazi yero taramase muyitanguki nama liwa zule wachina ari amariwa
amaliwazure nabi amaliwazure amaliwazure sirumva nabyatanje none se kuki waretse wari wanyi cyangwa zarabuze wari wanyi barazipirase wallahi kubera no gufungura amarembo ya Nyarutarama twarinjiriwe cyane wumve ngo nayagereza abambere batangiye kujya amaseko wayibagiye ese yagezeho shyizemo abantu batumva imiziki abantu batangiye kujyayo abantu bambere bo barafunze reka for types abambere bo bari za Jen kabisa batangiye gufunga abantu tumva imiziki ya batumva imiziki ya 21st ganje kabisa ariko nje mfite uburenganzira ufite uburenganzira bwo mfite uburenganzira nihaye uburenganzira nihaye kabisa bwo kubafunga kubera ko batumva imiziki ya ese nkanje ukunda umukobwa umeze gute nkunda umukobwa umeze nkanje tu umukobwa umeze nkanje niwe nshaka umukobwa umeze nkanje umukobwa umeze nk'umuniga asabaho gishaka umukobwa umeze nkanje tu ubwo umeze nk'aho ameze ate imico wende imico ugira ni yihe ngo ujangira imico myiza tu ndi wa muntu ubana n'abantu type shit ndi wa muntu ukunda umva iyo umemukiye ntago nakubabara mbagomba kukwishyura kimwe yitwa Nganji mugende barebe indirimbo ze mugende mwumva indirimbo ze wari wakoze se nuza wari wakora nka monetization kuri YouTube ntago ibyo bintu mbizi wallahi ntago mbizi wallahi ahubwo ujye bimfasha musibyo twavuganaga mu kanya kare ari ibyo bintu ntago mbizi ngipfa gushyiraho imizigo gutya ahubwo ako ngiye kwagura imipaka kuko ubu ariko ngiye n'ubundi ntari bari ku type nibyo fresh tasika ngo hayi no kuzaza wambwiye niba waragejeje amasaha aba subscribers babwire n'aba The Choice bawe niba bahita babishatse uyu munsi wonyine uyu munsi uri kubireba yahita oya mwaramunyujirije sub 100 types zirimo ariko ntago zihagije ku muntu nkanjye baze kumva aho 21st umva nk'iryo block wumve na Nganji none umva nk'icyo kintu cyanganje fata use wati ngajegeza nka Nganji ntaganyeganyega ibaze kuri sub bro muze babwire byibuze buze sub 1000 we babwire ibyo bashaka ibyo ushaka nka The Choice sub 5,000 types kabisa sabu 5,000 ubwo nawe urabimfashamo wenda byibuze upininge nk'akariri ya ndirimbo Gangster Love indirimbo yawe irajya hanze ryari turi kwa kangahe hari turi kwa mbere kwa gatatu iraba yagize hanze turi kwa kabiri kwa ejo nibwo nzayishyira hanze ejo saa 12 type gutya flow ya nyuma twitahira flow ya nyuma yo flow ni nyinshi cyane yo ngo amafaranga ni ndayo utabuza agutunga uyu munsi atambuka nabikonya gasana bimbuza neje hit kuzimu binjiza brape n'amapigo natuma B-brain taguma kwatura mu vivinza banyi yagura mu buskuru nzabanyaguka amafaranga ni ndayo utabuza agutunga uyu munsi atambuka nabikonya gasana bimbuza neje hit kuzimu binjiza brape n'amapigo natuma B-brain taguma kwatura mu vivinza banyi yagura mu buskuru nzabanyaguka mukore subscribe kuri 21st Nganji The Choice Live.